Indwara nyinshi abantu barwara ziterwa n'imyanda yaheze mu nda, mu gifu no mu mara. Iyo amara adasukuye neza, imyanda iguma mu mubiri aho gusohoka, bigatera uburozi gukwirakwira mu maraso, bigatuma umuntu agira umunaniro, kuribwa mu nda, umutwe, isesemi cyangwa indwara z'impyiko n'izindi nyinshi. Kugira amara akora neza ni kimwe mu bintu by'ingenzi mu buzima, kandi kuyafasha gukora neza bisaba kurya indyo yuzuye irimo imboga n'imbuto, kunywa amazi ahagije, gukora imyitozo ngororamubiri no kwirinda ibiribwa byongera imyanda mu mubiri w'umuntu. Iyo amara zibutse neza, umubiri wose ugira ubuzima bwiza kandi umuntu akagira imbaraga zihagije, ubwonko bukora neza n'uruhu rugaragara neza. Muri make, za ndwara abantu barwara zo ku ruhu ugasanga barwaye ibishishi byo ku maso, barwaye ibiheri byanze gukira, biterwa n'imyanda yaheze mu nda. Ntabwo umuti ari ukwisiga amavuta runaka cyangwa se gukoresha indi miti ihambaye, ahubwo igisubizo kirambye ni ukurya neza, ukarya ibyo kurya wizeye ko ari bizima. Iyo uriye ibyo kurya wizeye ko ari bizima, byanga bikunze ugira uruhu rwiza rutandukanye n'indwara z'uruhu. Uyu mwanya nshaka kubasangiza ibintu bine mwakora amara yanyu agahorana isuku, mu gace ukubiri n'indwara ibihumbagiza, nk'uko tumaze kubibona mu ntangiriro cyangwa se nk'uko maze kubibabwira. Indwara nyinshi ziterwa n'imyanda yaheze mu nda. Iyo umuntu akoze ibishoboka byose akazirwanya, byanga bikunze abasha kugira ubuzima bwiza, ubuzima bwiza yishimiye butarangwamo indwara. Niyo yarwara indwara ntabwo imubaho akome cyangwa se ngo imutindeho, ahubwo ibasha gukira vuba. Uwo muri kumwe ni Nzayisenga Jeanne Paul Ansenya naturopathe. Ndi umurezi n'umujyanama w'ubuzima. Mu biganiro byinshi mbategurira buri munsi, nkunze kubamenera amabanga yatuma mugira ubuzima bwiza. Murahirwa niba mwibanira nanjye buri munsi. Gusa niba ari bwo bwa mbere duhuriye muri ibi biganiro, ihutire gukanda subscribe n'inzogera, nawe uzaje ugira amahirwe yo kugezwaho video twaguteguriye uwo mwanya. Ugira amahirwe yo kujya wumva impanuro zacu buri munsi no gutunga ubuzima buzira umuze. Ubwo rero urabona yuko gukanda subscribe n'inzogera atari igihombo, ahubwo ni inyungu zawe, kandi twishimira ko wagira ubuzima bwiza. Niyo mpamvu tubategura ibiganiro buri munsi byatuma mugira ubuzima bwiza. Tega amatwi witonze ngusangize ibintu bine wakora amara yawe agahorana isuku, ugaca ukubiri n'indwara ibihumbagiza. Za ndwara zahoraga zigusiragiza kwa muganga, ukabasha gutandukana nazo uhereye umunsi, ukajya usinzira neza, ukaryana apeti, ukabyukana imbaraga, imirimo yawe ukayikorana umurava ndetse n'imbaraga nyinshi. Ku mwanya wa mbere ni ukunywa amazi y'akazuyaze mu gitondo. Iyo umuntu akangutse mu gitondo, kunywa igikombe cy'amazi y'akazuyaze bifasha cyane amara gukanguka no gusohora imyanda yibitsemo nijoro. Amazi y'akazuyaze asukura inzira z'igogorwa, agafasha mu kugabanya ibibazo byo kubura urugendo rw'imyanda, nibyo bita constipation cyangwa se impatwe nk'uko tubimenyereye. Ziriya mpatwe ziterwa n'imyanda yabuze uko iva mu mara ndetse no mu gifu. Iyo umuntu yatangiye urugendo rwo kwiyitaho, abasha kugira ubuzima bwiza. Kandi iyo umuntu yasukuye amara, byongera amaraso akabasha gutembera neza mu mubiri hose. Ibi bituma amara aba meza, umubiri ugira isuku mo imbere, n'umuntu akumva afite imbaraga n'itoto. Iyo ushaka gusohora imyanda myinshi cyane, muri ayo mazi y'akazuyaze wanywa mu gitondo, ukamuriramo indimu, ukavangamo n'ikiyiko cy'ubuki. Ikiyiko cy'ubuki wavanze mu mazi wakamuriyemo indimu, bifasha amara gukora neza kandi imyanda igasohoka neza. Niyo uyanyoye mu gitondo, iyo hashize isaha cyangwa amasaha abiri, uhita ukenera kujya mu bwiherero kandi ukituma imyanda ihagije. Ku mwanya wa kabiri ni ukurya imbuto nyuma y'isaha imwe unyoye amazi. Ni ukuvuga mu gitondo ukibyuka wanyoye amazi y'akazuyaze, nababwiye igikombe, ni ukuvuga 1/2 cya litiro. Ushobora gukamuriramo indimu. Iyo hashize isaha imwe cyangwa amasaha abiri, wihutira kurya ibyo kurya wateguye neza. Ariko ahangaha bitewe nuko ushaka gusukura amara, ibintu urya ni imbuto zitunganyije neza, wizeye ko ari imbuto nziza zisoromeweho, ukaba wizeye
yuko ari imbuto nzima. Izi mbuto zigira umumaro wo gusukura imyanda yo mu mara. Abahanga bavuga yuko nyuma yo kunywa amazi y'akazuyaze mu gitondo utegereza isaha imwe cyangwa amasaha abiri maze ukarya imbuto nk'ipapayi, inanasi, watermelon, pome n'amacunga zifasha mu gusukura amara no gutuma imyanda isohoka mu buryo bworoshye. Ushobora no kubona izindi mbuto zikize ku mazi. Izi mbuto zose zigira umumaro wo gutuma umubiri ubobera, ukuzurwamo amahumbezi, umuntu akiyumvamo imbaraga zose. Za mbuto zikize ku mazi nizo turangira abantu, harimo na voka. Izi mbuto zongera kandi intungamubiri z'umubiri ndetse zigafasha amara gukora neza. Ibi bituma umubiri ugumana isuku imbere kandi bikarinda indwara zituruka ku myanda yaheze mu mubiri. Iyo wayisohoye cyangwa se iyo wayitumye, za ndwara ziterwa n'iyi myanda zibasha gukira neza. Ku mwanya wa gatatu ni ukongera kunywa amazi ku manywa saa sita cyangwa saa saba. Mu masaha ya saa sita cyangwa saa saba usabwa kunywa andi mazi kugira ngo asukure ibyo wariye mu gitondo. Amazi yo ku manywa afasha amara gukomeza gukora neza, afasha umubiri gukomeza gusohora imyanda no kugabanya ubushyuhe bw'umubiri. Bya bindi umuntu ahorana ubushyuhe bw'umubiri ugasanga yabaswe n'inkorora, ibicurane, ndetse ahora kwa muganga ashaka kwisuzumisha niba arwaye malariya, ahorana n'umutwe umurya, yasinziriye ntabwo abasha gusinzira neza, arara mu nzozi mbi. Biba bisaba ko umuntu yanywa amazi kuri gahunda kandi ku gihe, cyane cyane mu gitondo no ku manywa, kugira ngo aya mazi afashe umubiri gusohora imyanda ishaka kuwuheramo. Ibi binongera urujya n'uruza rw'amazi n'intungamubiri mu mubiri, bikagufasha kumva utuje kandi utarushye, ukagira umutuzo, ukagwiza ibyiringiro, ukagira icyizere cy'ahazaza, ukarangwa n'imbaraga mu byo ukora byose. Ku mwanya wa kane ni ukurya nyuma y'amasaha abiri umaze kunywa amazi yo ku manywa, ahayinga mu masaha 9 cyangwa saa 10, ariko ibyiza utarengeje saa 9 byaba ari byiza. Niyo gahunda umubiri ugenderaho. Wariye kuri aya masaha rero waba wafashe umubiri wawe neza. Nyuma yo kunywa amazi yo ku manywa utegereza amasaha abiri mbere yo kurya ifunguro rya saa 9. Ibi bituma amazi abanza gukora isuku yo mu mara, maze akagenda koza amara neza. Warya ibyo kurya bigasanga amara n'ibindi bice by'umubiri byagize isuku nziza, umubiri ukabasha kubikoresha neza. Ndavuga ibyo kurya uriye muri aya masaha. Nyuma yaho ni ingenzi cyane kwirinda kurya nijoro icyo bita supa cyangwa se sapas, bitewe n'ururimi vuga ndetse no kubivuga, kuko gufata ifunguro rya nimugoroba bituma amara ataruhuka. Iyo wirinze amafunguro ya nijoro ayo ari yo yose, umubiri usohora imyanda neza, amara akaruhuka, igifu kikaruhuka, kandi ubyuka mu gitondo wumva ufite imbaraga, isuku n'umunezero mwinshi. Mbese nyine ubyukana ubuzima bwiza kandi bwuzuye. Ifunguro rya nijoro bita sapas cyangwa se supa rifunga amara, kuko igihe umuntu ariye bugorobye, umubiri uba uri kwitegura kuruhuka no gusinzira, bityo imbaraga ziba zishyirwa mu bwonko no mu gusana uturemangingo aho kuba mwigogorwa ry'ibiryo. Ibyo bituma ibyo wariye bitunganwa nabi, bigasigara mu mara bitagogowe neza, bityo bigahinduka imyanda yibika imbere mu nda. Iyo imyanda yibitse irasohoka. Iyo imyanda yibitse itarasohoka, itera umwuka mubi mu nda, kubyimba mu nda, kunanirwa no gutuma amaraso yuzura mu burozi. Niyo mpamvu kurya nijoro bikunze gutera amara kuziba, bigatuma umuntu abyuka ananiwe, atagira ubushake bwo kurya, ndetse rimwe na rimwe akarwara indwara zituruka mu myanda yabuze uko iva mu mubiri. Muri make, kwirinda gufata amafunguro ya nijoro, icyo bita sapaze, ni imwe mu nzira nziza cyane mu gufasha amara kugumana isuku no gukora neza. Iyo umuntu aretse kurya nijoro, amara abona umwanya wo kuruhuka no gusohora imyanda yose yari yibitse mu mubiri wose, bityo umubiri ugakora neza kandi amaraso akaba asukuye. Umuntu ntarware za infection zo mu maraso na wa mutwe wa hato na hato, cyangwa se inkorora n'ibicurane.
Iyo usinziriye udafite ibyo umaze kurya, igogorwa riba risanzwe kandi umubiri usana uturemangingo mu bwisanzure. Ibyo bituma mu gitondo ubyukana umucyo mu maso, inda yawe iba yoroshye, uba wigwijeho umwuka mwiza ndetse ugira imbaraga n'ibitekerezo bisukuye. Kwirinda ibya nijoro bifasha umubiri kugira isuku mo imbere no kwirinda indwara zituruka ku myanda yibika mu mara, maze umuntu akagira igifu gikora neza, impyiko, umwijima ndetse n'urwagashya. Umuntu ashobora gukira za diyabete, hypertension, za acide nyinshi mu nda ndetse n'izindi ndwara zitandukanye bitewe no kwirinda ibyo kurya bya nijoro, ahubwo umuntu akimenyereza kurya ku manywa ndetse no mu gitondo. Noneho umuntu abyutse anywa amazi y'akazuyaze, hashira isaha akarya ibyo kurya bitunganyije neza, akongera kunywa amazi mu masaa sita, hashira isaha cyangwa amasaha abiri akarya ibyo kurya bya nimugoroba. Ni ukuvuga ibyo kurya yaryaga nijoro akabirya mu masaha 9, nijoro ntagire ikintu ashyira mu nda. Uyu muntu yamara ibyumweru 6, ni ukuvuga ukwezi n'igice, yakize indwara nyinshi zahora zamuhozaga kwa muganga, yarushaho kugira ubuzima bwiza yishimiye abandi babuze. Inshuti bavandimwe, mbashimiye yuko mudahwema kubana nanjye buri munsi muri ibi biganiro by'ubuzima nkunze kubasangiza buri munsi. Gusa niba ari bwo bwa mbere twari duhuriye muri ibi biganiro, hita ukanda subscribe n'inzogera, nawe uzaje ugira amahirwe yo kugezwaho video twaguteguriye uwo mwanya. Naho ubundi akaryoshye ntigahora mwitama, ntashira ararekwa, niko umunyarwanda avuga. Noneho munyemerere mbe mbasezeyeho, maze tuzongere kugira amahirwe yo kubonana muri video y'ubutaha. Ciao ciao, I love you so much my dear friends.